Muraho neza nanone nitwa Dr Gasangwa Patrick, nkaba umuganga wita ku buzima bw'abana n'abagore. Muri ino video turaganira ku byo kurya byiza ku mugore utwite, kuko uko urya bituma umwana wawe akura neza mu nda. Iyi video ifite intego yo kugufasha kumenya ibyo kurya birimo intungamubiri z'ingenzi ku mugore utwite. Hari n'ibyo kwirinda kurya, uko wakubaka ifunguro ryuzuye buri munsi, icyo kurya mu gihe urwaye cyangwa se uremerewe no gutwita. Icya mbere rero, icyo umubiri w'umugore utwite ukeneye. Iyo umugore buriya atwite aba afite inshingano ebyiri: kwitaho we ubwe no kwita ku mwana uri mu nda. Uwo mwana rero akura neza ashingiye ku ntungamubiri umubyeyi we amuha. Iby'ingenzi rero umubiri uba ukeneye buriya ni folic acid. Iyi kimara irinda ubumuga bw'imyakura y'umwana, n'uyiba uyifite ihagije bizakurinda ibyago byo kubyara umwana ufite umutwe munini biriya bita hydrocephalus, harimo amazi cyangwa se uruti rw'umugongo rudafunze bita spina bifida. Ikindi ukeneye iron, fer cyangwa se ubutare. Irinda umugore utwite kugira ikibazo cy'amaraso make, anemia, ndetse n'umwana utwite ntazagire ikibazo cyane. Ikindi ukeneye calcium. Calcium ifasha amagufa y'umwana gukomera. Ikindi ukeneye protein. Iyi protein ifasha umwana kubaka ingingo n'imikaya. Ikindi ukeneye omega 3 iteza imbere ubwonko n'amaso by'umwana. Ikindi ukeneye vitamine n'imyunyungugu itandukanye, zose zizafasha mu mikurire myiza y'umwana wawe utwite. Ibiribwa rero birimo izi ntungamubiri ni ingenzi. Reka tuvuge ku biribwa dushobora kubona nyine hano iwacu mu Rwanda, cyangwa se byorohere kubona bifite zino ntungamubiri twagiye tuvuga ruguru. Ino folic acid iboneka mu mboga z'icyatsi, twavuga dodo cyangwa se isogo, ibishyimbo, imbuto na za voka. Ikindi ino fer tuyibona, iron tuyibona mu nyama cyangwa se byubaka umurimo, by'umwihariko inyama y'inka, amafi, isombe n'ibishyimbo wayibonamo. Calcium tubona mu mata n'ibiyakomokaho byose, imboga z'icyatsi n'ubunyobwa. Proteine duzisanga mu magi, ibishyimbo, inkoko, inyama, amafi n'ibindi. Omega 3 dushobora kuyisanga mu mafi nka tilapia, saradine n'ibihwagari. Vitamine C tuyisanga mu macunga, inanasi na za watermelon. Vitamine A dushobora kuyisanga muri karoti, ibihaza, imyungu n'ibindi. Ubu rero ni uburyo bworoshye bwo gukora ibyo kurya mu buryo dusanzwe dufite, cyangwa se mu biribwa bibonetse. Ingero z'amafunguro cyangwa se z'ifunguro ryiza ku munsi, meal plan ushobora gutegura we mugore utwite, bityo ukagira ubuzima bwiza kandi n'umwana wawe agakura vuba. Reka wenda ntabwo nk'urugero, umugore utwite ifunguro yafata ryuzuye ku munsi. Mu gitondo cyangwa se breakfast ushobora gufata igikoma cy'amasaka, wenda kivanzemo n'andi mafu runaka, uburo, ibigori, cyangwa se ugafata sosoma, washaka ukavanga muri icyo gikoma amata, cyangwa se ubundi ugashyiraho agacunga, avoka, ukaba washyiraho n'umugati. Iri ni ifunguro rya mu gitondo. Ifunguro rya saa sita lunch ushobora gufata umuceri cyangwa ibirayi, isombe, ibishyimbo cyangwa se inyama, karoti se cyangwa ibihaza ku ruhande. Ifunguro rya nimugoroba dinner ushobora gufata ubugari, imboga zitetse neza uko wabyifuje, igikoma cy'amasaka kivangiyemo n'andi mafu nk'uko twabivuze mu gitondo, inanasi cyangwa se watermelon, nyuma nabyo ni ingenzi. Ushobora gufata amasnacks atandukanye, amagi, ubunyobwa, imbuto nk'ipapayi n'ibindi. Ibyo rero wirinda kurya mu gihe utwite, hari ibiryo byiza birumvikana, ariko hari n'ibyo umuntu agomba kwirinda. Nk'amafunguro yanduye cyane bishobora gutera infection, amafunguro ashobora kuba arimo listeria, salmonella. Inzoga n'itabi bigira ingaruka ku bwonko bw'umwana. Ibyo kurya byinshi bikaranze bitera umubyibuho ukabije. Amata adatetse neza cyangwa se adatetse muri rusange. Ikawa nyinshi birimo kafeyine nyinshi birazangiza umutima w'umwana. Dore nyine ibibazo bikunze kubaho n'uburyo bwo kubikemura. Iyo utwite hari igihe uremererwa cyangwa se ukaba ufite iseseme. Ibi ni ibisanzwe ku mugore utwite. Uzabikemura uterere. Iseseme ya mu gitondo kugira ngo ukemure, ushobora kurya ibintu byoroshye nka za biscuit, utubuto. Irinda ibintu bifite impumuro ikomeye, pika cyane.
ikindi kuribwa mu nda, tangira kurya gake gake ariko kenshi, ni ukuvuga ngo nturye isahani yuzuye kuko ntiwayimara kubera urakuriwe, urinda umwana utwite nyababyeyi arabyiga igifu, irinde kurya ibintu byinshi icyarimwe. Ikindi ushobora no kunanirwa kurya, nimba byagezeho bikunaniye ashaka ibyo ukunda kandi bifite intungamubiri. Ikindi fata amata, yawurute cyangwa se igikoma, ni ingenzi. Dore impamvu ari ingenzi gufata ifunguro ryiza. Iyo umugore buriya atwite, iyo afashe ifunguro ryiza, umwana akura neza, amagufa y'umwana agakura neza, ubwonko bwe bugakura neza, imitsi igakura neza, byose bikagira imbaraga. Bigabanya rero ibyago byo kubyara umwana udakuze cyangwa se ufite ikibazo. Umubyeyi kandi agira amaraso meza, agira imbaraga zo kubyara neza n'ibindi. Ikindi bishobora no gufasha mu gukira vuba nyuma yo kubyara, kuko za ntungamubiri urimo kurya nizo zatuma igisebe gikira. Igisoza rero message twatanga muri make, kurya si ukurya gusa, ni ugutanga ubuzima. Kurya ibiryo ni ubuzima, ibiryo ni umuti. Iyo rero utwite, buri kantu ushyira mu nda kaba ari isoko y'ubuzima ku mwana wawe. Ndagusaba rero ko wakwitaho, ugafata ifunguro ryiza kandi ugasaba muganga gukurikirana inama igihe cyose ukeneye ubufasha. Nayo Dr. Gasangwa Patrick, ndashimira buri mubyeyi wese urebye ino video. Niba ushaka gukomeza kwiga byinshi bijyanye n'imirire, gutwita cyangwa se kubyara n'ubuzima bw'umwana, kora subscribe kuri YouTube channel yanjye, ukore like, ukande share, usangize n'abandi kugira ngo nabo bakomeze kubona ubumenyi, nabo bagire ubuzima bwiza. Murakoze rero cyane, bye bye. Muraho neza nanone, nitwa Dr. Gasangwa Patrick.